Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso kwereka ko ushobora kuba ufite indwara z'umutima. Niba ufite bino bimenyetso tugiye kukubwira, nta kabuza ufite indwara z'umutima, ukwiye kwivuza ndetse no kwitura kwa muganga. Ikimenyetso cya mbere ni ukuribwa mu gatuza. Burya kuribwa mu gatuza ni ikimenyetso abantu benshi bafite indwara z'umutima bahuriraho. Uribwa mu gatuza, mu ijosi, ndetse ntushobora no kuribwa nyine no mu mugongo ariko ahagana hejuru. Ariko muri rusange umuntu aribwa mu gatuza. Burya kuribwa mu gatuza ufite indwara z'umutima biba bigaragaza ko amaraso atari gutembera neza ngo agere ku mutima, ariko bitewe n'uburwayi bw'umutima muri rusange. Burya rero ni uburwayi, abantu benshi bafite indwara z'umutima bagira kino kimenyetso. Wumva mu gatuza hakubaza mu buryo bukaze, cyangwa se ukumva bisa naho mu gatuza bahatetse ikintu kiremereye, cyangwa se mu gatuza kawe hari ikintu kiri kuhakanda mu buryo bukaze. Ndetse ushobora no kumva mu gatuza wagira ngo ni ikintu bakujombye kimeze nk'inkota bakujombye mu gatuza. Ibyo nabyo burya ni ikimenyetso cy'indwara z'umutima, ndetse ni ikimenyetso abantu benshi bagaragaza mu gihe bafite indwara z'umutima. Ndetse nanone ushobora kumva ububabare mu gatuza ahagana imbere, ndetse ibyo nabyo burya ni ibintu udakwiye kurenza amaso. Abantu bakuze rero burya bafite nk'uburwayi bwa diyabete, burya bashobora kugaragaza ibindi bimenyetso birimo nko kuba bacika intege, guhumeka nabi, gucika intege, bagacika intege umubiri wose, ndetse no kuba umubiri wabo witegereje neza wasanga wahindutse nk'ubururu. Ibyo nabyo ni ibimenyetso by'indwara z'umutima kuri bo. Hari ibindi bimenyetso ushobora kugaragaza birimo nko kuba wacika intege, ukaba ushobora gutakaza ubwenge, kugira isereri cyangwa se ukaruka, ukumva umutima utera nabi, ndetse n'ibindi. Muri rusange ikindi kimenyetso cya kabiri gishobora kugaragaza indwara z'umutima ni uguhumeka nabi. Guhumeka nabi burya nacyo ni ikimenyetso cy'indwara z'umutima, ndetse burya biba bisobanuye ko umutima wawe utarimo gutera neza ngo wohereze amaraso mu bihaha abashe gufata umwuka mwiza wa ogisijene, ari nawo ukwirakwira mu mubiri wose. Burya umubiri wacu mu bijyanye no kuba amaraso atembera neza ni uruhererekane rugenda rukagera mu bihaha aho umubiri wacu ufata umwuka mwiza. Iyo rero umutima wawe unaniwe, urwaye udakora neza, burya ugira icyo kibazo cyo guhumeka nabi. Cyane cyane humeka nabi nko mu gihe kandi ushobora kuba wakoze nk'akantu gato, yewe no mu gihe uruhutse burya ushobora guhumeka nabi kandi ufite indwara z'umutima nyine. Ibyo bikaba byagaragaza ko ufite indwara z'umutima. No mu gihe kandi uryamye ugaramye, burya bishobora kugaragaza ko ufite indwara z'umutima mu gihe wahumetse nabi. Ikimenyetso cya gatatu cy'indwara z'umutima, cyangwa se ikimenyetso gishobora kwereka ko ufite uburwayi bw'umutima, ni ugukorora, banahumeka nabi muri rusange. Cyane cyane kugira inkorora iza ntikire, ukayimarana igihe kirekire, kandi wakoresha ibizamini ugasanga nta gituntu urwaye cyangwa se covid. Kino gihe bishoboka kuba hari indwara z'umutima urwaye. Ndetse burya hari abantu bashobora kugira iyi nkorora ugasanga bashobora gukurura amaraso, cyangwa se bagakurura igikororwa gifite ibara rya pink, cyangwa se gisa n'ikivanze n'amaraso. Burya ibyo ni ibimenyetso by'indwara z'umutima, ndetse ukwiye kwivuza ndetse no kwihutira kwa muganga mu gihe wagaragaza ibyo bimenyetso. Ikimenyetso cya kane ari nacyo nyine gishobora kugaragaza ko ufite indwara z'umutima ni ikimenyetso cyo kubyimba amaguru, cyangwa se ukabyimba mu mavi ndetse n'ibirenge. Iki ni ikimenyetso kigaragara ku bantu benshi bafite uburwayi bw'umutima, ndetse ibyo bigaragaza ko umutima wawe utarimo gukora neza, ndetse bisobanuye kandi ko amaraso atari gutembera neza ngo abashe kuva mu bice byo hasi by'amaguru abashe gusubira mu mutima neza. Iyo amaraso rero burya atari gutembera neza, ndetse n'umutima utari gukora neza ngo ubashe kuyakira no kuyasohora, burya nyine ugira ibyo bibazo byo kubyimba ibirenge. Bityo kino gihe rero mu gihe wabonye bino bimenyetso, ni byiza kwihutira kwa muganga bikareba impamvu yabyo, ndetse ugatangira kuvurwa hakiri kare. Ikimenyetso cya gatanu gishobora kwereka ko ufite indwara z'umutima ni uko amaraso yawe atagera ku ngingo zo ku mpera. Nimvuga ku ngingo zo ku mpera, wumve nk'ibirenge, intoki, ndetse ibyo bice iyo amaraso atahagera neza, burya ntabwo uba umutima ukora neza. Hari ibimenyetso rero bishobora kukwereka ko amaraso yawe atari kugera kuri extremité, cyangwa se ku mpera z'umubiri wawe.
Icyo gihe ujya kubona ukabona izo mpera z'ibirenge zifite ibara ry'ubururu, biba bisobanuye ko umwuka utari kuhagera neza muri ibyo bice by'ibirenge. Ndetse hari n'abashobora kuribwa cyangwa se bakagira umunaniro, icyo gihe nyine nabwo bikaba bisobanuye ko amaraso atari kugenda neza, atari kubasha gutembera neza. Icyo gihe rero burya ushobora kumva ibintu by'ibinya mu birenge cyangwa se mu biganza, icyo gihe nabwo biba bisobanuye ko amaraso yawe atari gutembera neza cyangwa se ufite ikindi kibazo, ndetse burya ushobora no kubona uruhu rwaho rudasa neza. Ikimenyetso cya gatandatu gishobora kugaragaza ko umutima wawe urwaye cyangwa se ikibazo ufite uburwayi bw'umutima ni uguhorana umunaniro. Burya guhorana umunaniro bishobora guterwa n'impamvu nyinshi, ariko icyatewe n'indwara z'umutima burya uwo munaniro uza ari umwihariko, kubera ko no mu gihe ubyutse ushobora kubyuka unaniwe, ndetse ukumvana n'ibindi bimenyetso, ukaba ufite n'ibindi bimenyetso by'indwara z'umutima. Ujya kumva rwose ukumva usa n'umuntu unaniwe ku buryo bukaze, ndetse cyane ibyo bikunze kuba ku bagore bafite indwara z'umutima. Umva rwose unaniwe kandi wanakoze n'ibintu bisanzwe utigeze unaniza umubiri wawe. Icyo gihe kandi biza bitunguranye. Ikimenyetso cya karindwi cy'indwara z'umutima ni ukumva umutima wawe utera nabi cyangwa se utera cyane. Iyo rero burya umutima wawe ukora nabi cyangwa se bivuze ko urwaye, burya ntabwo umutima wawe utera neza, ndetse uba ubyumva. Ukumva umutima wawe urimo gutera nk'usiganwa, cyangwa se ukumva umutima wawe ntabwo utera neza. Icyo gihe nabwo ni uburwayi bw'umutima, ndetse bukwiye kwihutira kwa muganga. Ni ryari rero wakwihutira kujya kwa muganga mu gihe ukeka ko ufite uburwayi bw'umutima? Iyo uribwa mu gatuza ku buryo bukabije, burya uba ukwiye kwihutira kwa muganga ukamenya impamvu yabyo. Iyo ufite ibindi bimenyetso twavuze by'indwara z'umutima, bityo rero uba ukwiye kujya kwa muganga, kubera ko udakwiye kubirenza amaso. Indwara z'umutima ziri amoko menshi, hari izifata inyama zo mu mutima, hari izitera imikorere mibi y'umutima nka heart failure, aho umutima uba warananiwe cyane, hari n'izindi nyinshi cyane burya, ariko indwara z'umutima zose zihurira kuri ibyo bimenyetso tumaze kukubwira. Nubwo ushobora gusanga uburwayi runaka bufite umwihariko wabwo, ariko muri rusange ibyo bimenyetso bifite burya umutima wawe uba urwaye. Umutima rero burya ni urugingo